nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza, nshuti bakunzi babaho neza. Nongeye kubifuriza gukomeza kumererwa neza. Nongeye kubifuriza gukomeza kugira amagara mazima. Nongeye kubifuriza gukomeza kugira amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka Imana yacu. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, bahaye ikaze. Hari umukunzi wacu uri muri Kongo Kinshasa yari yatwandikiye atubwira ko afite ikibazo cyo kurwara umutwe udakira, atubwira ko awumaranye imyaka 2 yivuje ahantu hose bikanga, akaba yaradusabaga inama ndetse n'umuti. Rero nawe ufite ikibazo cyo kubabara umutwe, ufite ikibazo cyo kuribwa umutwe uruhande rumwe, kuribwa umutwe w'inyuma, kuribwa mu gihanga, kubabara mu misaya, nawe izi nama zagufasha ikibazo kigakemuka burundu. Uyu munsi rero nkuzaniye umuti uvura umutwe mu gihe cy'iminsi 14 gusa, ubuzima bukongera bukagenda neza. Ariko nk'uko mumaze kubimenyera, mbere yuko nkubwira umuti ndabanza nkakugira inama, ukamenya ibyo ugomba kwitwararika, ukamenya uko ugomba kwitwara, dore ko hari n'amakosa umuntu akora atabizi. Rero intamenya irira ku muziro. Niyo mpamvu mbere yuko nkubwira umuti mbanza nkakugira inama, ukamenya uko ugomba gutwara ubuzima bwawe. Dore rero bimwe mu bintu bishobora kugutera kurwara umutwe. Kwibwira ko uri kuruhuka nyuma ya stress nyinshi, ibi nabyo bishobora kugutera kurwara umutwe. Abantu benshi bagira akazi kenshi bagakora cyane, ariko ukabona bahisemo umunsi umwe wo kuruhuka, cyangwa yaba ari n'umukozi wa leta ugasanga iminsi yose arayikorana imbaraga nyinshi kuri stress, hanyuma akibwira ko muri weekend azaruhuka akirirwa mu buriri. Rero kwirirwa mu buriri nyuma ya stress, kwirirwa mu buriri wibwira ko wiriwe mu buriri aribwo uri kuruhuka, ibi bizagutera kurwara umutwe, bitewe nuko ya misemburo ya stress warumazemo icyumweru cyose, uko izagenda igabanyuka mu maraso ndetse no mu mitsi ijyana amaraso, bitewe nuko mu gihe cya stress imitsi iba yaramaze kubyakira, bitewe na cya gihe warumaze muri stress imitsi iba yaramaze kubyakira yarifunze, hanyuma wagira ngo ufashe akaruhuko, ya mitsi igatangira kongera kwaguka no gukora, bigatera kuribwa umutwe. Inama nziza rero, aho gutegereza kuzaruhukira rimwe muri weekend ukaruhuka amasaha menshi, ahubwo buri munsi mu minsi y'akazi wazajya ushyiraho nk'isaha imwe y'ikiruhuko cyangwa amasaha 2, hanyuma ukaruhuka. Bizagufasha gukira kongera kuribwa umutwe muri weekend. Ikindi cyagutera umutwe ni ukugira umujinya ukabije w'umuranduranzuzi. Ku muntu ugira umujinya w'umuranduranzuzi, iyo arakaye imikaya yo mu bitugu irakweduka, imitsi ikarega cyane by'umwihariko mu misaya. Ibi rero nabyo bishobora kugutera kurwara umutwe, bitewe n'uruhande akoresha cyane mu gihe arakaye, mu gihe agize umujinya. Ahantu imitsi yakwedutse cyane, ahantu imitsi yireze, niho umutwe uzakurira. Rero niba uri umuntu wagiraga umujinya, imitsi ikarega, cyangwa ukarara udasinziriye uri gutekereza ku bintu byakurakaje cyangwa umuntu wakurakaje, niba wumva utangiye kugira uburakari, injiza umwuka mwinshi unyuze mu mazuru, nuko usohore gahoro gahoro unyujije mu kanwa, mbese umere nk'uri kumedita, umere nk'uri gukora meditation. Ibi bizagufasha kuruhura imikaya y'umutwe n'ijosi, hanyuma bigufashe kugabanya ibitekerezo byajyaga bigutera umutwe. Ikindi gishobora kugutera umutwe ni ukwicara nabi cyangwa guhagarara nabi umwanya muremure.
Iyo wicaye cyangwa uhagaze nabi bituma umugongo wo hejuru n'ibikanu biremererwa, nuko ingaruka ikaba kuribwa umutwe. Aha twavuga nk'abantu bicara bari gukoresha mudasobwa, ukabona umuntu yicaye ahese umugongo yunamye areba muri mashini. Ibi bizagutera kubabara umutwe kubera ko uzaba wicaye nabi kandi uri gukoresha amaso n'ubwonko cyane. Ibyiza rero, niba uri kuri mashini, yitereke imbere yawe ahantu ubasha kwicara neza kandi ukareba kuri mudasobwa yawe nta mbogamizi na zimwe uhuye nazo. Naho icyo twakwita guhagarara nabi, hari nk'umuntu uba uhagaze ugasanga yubitse umutwe muri telefone, imitsi y'ijosi yareze, ariko santere muri telefone, yaba ari uwo bari gucata cyangwa ari ibyo ari kureba. Rero ibi nabyo bizagutera kurwara umutwe. Hari n'abandi rero usanga ari gukora akandi kazi, ugasanga telefone iri ku gutwi yayishyize hagati y'ugutwi n'urutugu, ari gukora ibindi amaboko ari kuyakoresha, ariko ugasanga yahengetse ugutwi kuri telefone, urutugu ari rwo rufashe telefone. Ibi rero nabyo bizagutera kurwara umutwe w'uruhande rumwe, kubera ko uzaba wafunze imitsi ijyana amaraso muri urwo ruhande, hanyuma mu gihe amaraso azaba adatembera neza, ingaruka mu gihe uzaba uvuye kuri telefone uzababara umutwe. Ikindi gishobora kugutera umutwe ni ibintu bihumura, ibintu bipika cyane, by'umwihariko parufe cyangwa andi mavuta ushobora kwisiga agahumura cyane ku rwego rwo hejuru. Ahangaha hashobora kuzamo n'indabo zihumura cyane cyangwa ibiti bifite indabo zihumura cyane. Ibi rero hari abantu bamwe bitera umutwe bitewe n'uko umubiri wabo utabasha kwihanganira iyo mpumuro. Rero niba utuye ahantu hari ibiti bifite indabo zitandukanye kandi zihumura impumuro zitandukanye, ukaba ukunda kurwara umutwe, wabigenzura neza ukareba niba uvuye aho hantu uwo mutwe ushobora gukira. Ikindi gishobora kugutera umutwe ni uguhinduka kw'ikirere. Niba ujya ukunda kurwaragurika, ujya ukunda kurwara cyane, niba urwara mu gihe cy'ubukonje bwinshi cyangwa ukarwara mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi, imiyaga myinshi cyangwa ivumbi, ibi byose bishobora kugutera kurwara umutwe. Rero ibi byose biba bigusaba gucunga, ukareba neza, ukigenzura, ukamenya igihe ukunda kurwara umutwe, ukagenzura ikibigutera, ukagerageza kubyirinda. Ikindi gishobora kugutera kurwara umutwe ni uguhekenya amenyo. Hari abantu basinzira bakarara bagogora, ugasanga bari guhekenya amenyo. Hari n'abiruma ururimi cyangwa bakihekenya iminwa, ugasanga bukeye mu gitondo umutwe uremereye, umeze nk'uwuzuyemo amazi bitewe n'ibyo yarayemo, bigatuma adasinzira neza. Niba rero ufite iki kibazo cyo guhekenya amenyo ukaba utarabona umuti, uretse ko n'umuti wo guhekenya amenyo twawubabwiye, ushobora kujyaho ukawureba kuri channel ukawukora, ikibazo kigakemuka. Ariko niba utarabigerageza, irinde kurara wenyine, kandi ugomba kubwira uwo muraranye ikibazo ufite, hanyuma yakumva utangiye guhekenya amenyo, utangiye kugogora, akagukomanga akakuvana muri iyo modu, bizagufasha kongera gusinzira udahekenya amenyo. Ikindi gishobora kugutera umutwe ni ugukora imibonano mpuzabitsina ntikorwe neza. Ariko ibi bikunze kugaragara kenshi ku bagore, nubwo abagabo nabo bishobora kubabaho, ariko nka nyuma y'isaha imwe gusa umutwe ukaba urakize. Akenshi ibi bikunze kubaho mu gihe cyo gutegurana
kubera ko imitsi irega, ubushyuhe bukarenga urugero, amaraso agashyuha. Ibi kandi bishobora no kubaho mu gihe cyo kurangiza. Niba umugore yarageze igihe cyo kurangiza, umugabo akarangiza mbere agahita arekeraho ntabashe gukorera umugore we ngo nawe arangize, ibi bizamutera umutwe kubera ko ya mikaya, ya mitsi izaba yamaze kwirega, hanyuma abigumane bimumaremo igihe imitsi itarasubira mu mwanya wayo mu gihe atarangije igikorwa. Ibi rero bizagutera kurwara umutwe. Hari n'abababara umugongo cyangwa bakababara inda yo hasi. Niba rero bijya bibabaho ku bubatse, muba mugomba kubiganiraho kugira ngo hatagira n'umwe usigira mugenzi we ikibazo. Ibyo ni bimwe rero mu bishobora kugutera umutwe, ibyo ni bimwe mu byo ushobora kwirinda. Hari rero n'abana barwara umutwe ugasanga ababyeyi babo barabavuje ahantu hose byaranze, bahora bababara umutwe, ariko ugasanga aba bana bakunda kubaha za ice cream cyangwa bakabaha ibintu bikonje byo muri firigo. Ibi rero nabyo ugomba kubyitondera, waba umwana cyangwa umuntu mukuru ukunda gufata ibintu bikonje. Bya bintu bikonje nyuma yo kubifata ukarwara umutwe, nawe ukwiye kubigenzura ugacunga neza niba uwo mutwe uza ari uko wafashe ibintu bikonje cyane. Hari abantu rero bafata ibintu bikonje, bwa bukonje ugasanga bugiye mu gisenge cy'akanwa no mu mihogo, nyuma bigatera umubiri wawe ubwivumbure. Ubu bwivumbure rero bugutera umutwe bitewe n'uko haba habayeho impinduka mu mubiri wawe. Izo ni zimwe mu nama rero zagufasha kugira ngo wirinde, kugira ngo ubashe kumenya neza ikigutera uwo mutwe, kugira ngo ubashe kuwukira nta n'undi mutufashe. Niba rero ibyo byose byanze, hakaba harimo ubundi burwayi, dore umuti mwiza uzagufasha gusubiza umubiri wawe ku murongo, bikakurinda kongera kurwara umutwe. Uragenda ugasoroma umukamato w'ibibabi by'agahandanzovu, warangiza ugasoroma umukamato w'ibibabi by'umusororo, hanyuma ukabironga neza, ukabikorera isuku, ukabishyira mu isekuru, ugasekura. Byamara kunoga ugatereka litiro y'amazi ku ziko, ugacanira. Yamara kubira ugashyiramo wa muti wawe, ukarindira bikabiraho gatoya nk'iminota 5, hanyuma ugateruraho ukayungurura, ubundi ukanywa uyu muti ukiri akazuyazi, ukanywa igikombe kimwe mu gitondo n'ikindi nimugoroba, kandi buri uko ugiye kuwunywa ukawushyushya ukawunywa ari akazuyazi. Uyu muti uwunywa mu gihe cy'iminsi 14, ni ukuvuga ngo ntabwo ari litiro imwe unywa mu minsi 14. Abantu mujye mubyumva neza, iyo litiro yishize urongera ugakora undi ukarangiza iminsi 14. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza, uhora mbifuriza kubaho neza no gutera imbere mu byo mukora byose. Ndakwibutsa rero gukanda kuri subscribe cyangwa se abone niba ari ubwa mbere udukurikiranye, kugira ngo utazajya ucikwa n'inama zagufasha kubaho neza no kubungabunga ubuzima bwawe mu buzima bwa buri munsi. Ndakwibutsa kandi ko spiririna ari ikiribwa muti, ari ikiribwa cyagufasha gusubirana ubuzima buzira umuze. Niba ukunda kurwaragurika, niba ufite indwara zidakira, niba ufite ibyorezo, ikibazo cyose waba ufite mu mubiri, koresha spiririna, hanyuma izamure ubudahangarwa bw'umubiri wawe, utandukane no kongera kurwara. Ukeneye spiririna kwikugeraho wibereye, wahamagara kuri 0791619327. Murakoze cyane rero, reka tuzasubira ubutaha.